bwari ubuzima bworoshye pe, twarakubiswe mani, turakubitwa bwa buzima nyine bubi pe. Iyo mbyibutse bintera agahinda ndetse n'ikiniga kikansendera ku maso. Iyo nibutse amazina akomerekana kuze banyita, bamwe banyita igikuri, abandi banyita ikirema, ndetse n'abandi bakinubira gusangira nanjye ibintu byatumaga bampa akato. Ubundi ubuzima bwanjye nakuze ari ugutungwa n'inyama z'ifuko, ubwo abatazi ifuko n'utunyamaswa twimereye nk'imbeba twibera mu myobo mu kinani. Ibi nibyo byari bitunze Uwizeye Enoki wamamaye nka Kagarara. Ati noneho ubuzima bwanjye bwakomeje kujya muri gihonongu, ubwo ababyeyi banjye bose bapfaga maze nkasigara ndi imfubyi, kandi ari bo bandwaniriraga igihe abaturanyi babaga bampa akato. Ati noneho ubuzima bwarushijeho gusharira gusumbya umuravumba. Aya niyo magambo ateye agahinda ari gutangazwa na Uwizeye Enoki wamamaye ku izina rya Kagarara. Uyu musore nubwo tumubona dushimisha ndetse tukamubona asa naho ubuzima bwamuhiriye, ariko iyo ukebutse gato ukareba mu ndiba z'amateka ye, uhasanga amateka ashariye gusumbya umuravumba ashobora kugutera ikiniga. Muri iki kiganiro nanjye ndabizi iyi nkuru ishobora kuntera ikiniga, ahubwo reka nshaka agatambaro ndibuze kwihanaguza mu maso igihe ikiniga kiribuze kuba kingwatirije. Ubwo ndaba mbabwira inkuru iteye agahinda ya Uwizeye Enoki wamamaye nka Kagarara, kuva mu cyaro cya Rusizi aho bita Cyangugu kwisanga mu mujyi wa Kigali. Birumvikana n'urugendo rwuzuye amahwa, aho aratura buri mugenzi wese wiyemeje kuyanyuramo, ariko Kagarara nubwo bitari byoroshye yabinyuzemo, ndetse kuri izi saha yisanga ku gasongero k'ubwamamare. Ariko se ubundi Kagarara ni muntu ki? Igitabo cy'amateka se gihishura nkuru ki ku buzima bwe? Kanwa wumva ndi Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Niba wakunda iki kiganiro turagusaba inkunga ko dukanda subscribe, ndetse iyi video ukayisangiza inshuti zawe. Niba ibyo byose ubikoze, ugira umunsi mwiza, uhawe ikaze. Ndabyibuka ajya ku ishuri kandi nashobora gutambuka nk'ahantu gutya ntambutse, umuntu akambwira ngo reba icyo kimuka. Amazina ye nyakuri yitwa Uwizeye Enoki, yavukiye mu karere ka Rusizi ahahoze hitwa Cyangugu mu murenge wa Giheke, akagari ka Kamashangi. N'umwana wavukiye mu muryango w'abana 7, cyane ko we yari umuhererezi. Ariko ikibabaje muri ibyo, Kagarara niwe wenyine wavutse ameze atya, kuko abandi 6 bose bavukana ni barebare. Ibintu byatumye abaturanyi batangira kumuha akato, ndetse bakanga no kumusangiza n'abana babo. Kagarara ubuzima bwe bwatangiye kuza mu icuraburindi ku myaka y'6 gusa, ubwo papa we yazaga kwitaba Imana, maze ageze no mu wa 4 primaire mama w'umubyara nawe yitaba Imana. Ibintu bitangira ku buzima busharira gusumbya umuravumba ku buzima bwa Kagarara. Kagarara ubwo yatangiraga primaire ntabwo yari ashoboye kwigenza, cyane ko mama we yamuvanaga mu rugo ubundi akamujyana kwiga. Bitewe nuko Kagarara ariyo yagendaga, amaguru yaramuryaga ndetse n'amayunguyunga akamurya. Ibi byatumaga mama we amujyana ku ishuri, rimwe na rimwe bigatuma siba, kubera ko mama we atabonaga umwanya wo kumujyana ku ishuri, bitewe nuko ari we wenyine wabaga ashinzwe kubashakira imibereho mu muryango. Kagarara ubwo yageraga mu wa 2 primaire nibwo yatangiye kugira ubushobozi bwo kwigenza, maze nawe atangira kujya ku ishuri. Ariko ubuzima bwakomeje kuba gateranzamba, ubwo Kagarara yageraga mu wa 4 primaire maze yumva inkuru itari nziza imubwira ko mama we yitabye Imana. Ibi byatangiye kuba inzira y'umusaraba kuri Kagarara, maze amanota atangira kuba make, inzira y'ubuswa itangira kugwira kuri Kagarara. Kagarara ubwo yarangizaga primaire yaje kurangizanya amanota atari meza kubera nimba yari yikoreye ubwo yigaga primaire. Ibi byatumye ajya kwiga mu wa 2 segonderi mu kigo baturanye. Ubwo yageraga mu wa 3 segonderi, ubuzima bwe bwatangiye kuzamo akantu gasa n'urumuri, maze atangira kugira ubwenge mu ishuri. Ati ubwo twari turi kuri resamburoma, nagiye kumva numva batangiye guhamagara batanga biroti, bahera mu biga mu wa 1.
maze bageze mu wa gatatu numva deregiteri aravuze ati mubanze mu mpera amashyi uyu mwana wabaye uwa mbere, nanjye ubwo nacuriye amashyi cyane ko ntari niteze ko naza mu myanya ya mbere kuko njye narangije gukaba ndetse narangije kwishiramo icyizere ko ntawe uzankurikira cyane ko ubwo nazaga mu banyuma. Ati nagiye kumva numva ijwi rya deregiteri rivuze izina Uwizeye Enoki maze rimuhamagara kuza imbere gufata biroti nk'umwana wari wabaye uwa mbere. Ati nakobeshe nararetse cyane maze abanyeshuri bagenzi banjye bagira ngo namarira y'ibyishimo, kumbi nagahinda naterwaga nuko amanoti yanjye meza atigeze abonwaho na mama wangwaniriye kuva mu bwana bwanjye. Ati ibi byarambabaje cyane. Ubwo nakomezaga kwiga mu wa gatatu segonderi byaje no kumviramwe amanota meza maze ndatsinda, banyereza kwiga ku kigo biti Rusatira kiri mu karere ka Huye, aho nari ngiye kwiga ibijyanye na MCE, ubwo ni imibare, computer ndetse na economy. Kuri Kagarara nubwo yarabonye amanota meza ntago byari gushoboka kujya kwiga interna cyane ko ubushobozi bwari bukeya. Ati habura iminsi mike ngo dutangira amasomo nibwo nahamagaye animatrice, maze animatrice wari waranyemereye kungurira amakayi, mubwira yuko ayo makayi yayihorera kuko nazajya ku ishuri. Animatrice yahise anshakira umwanya mu muryango wishura abanyeshuri batishoboye witwaga Global Fund, maze batangira kunyishura minervari. Ati nubwo ikibazo cya minervari cyari gikemutse ntabwo nabashaga kwibonera yo kugura ibikoresho, ibi byatumye icyizere cyo kujya ku ishuri cyongera kuyoyoka. Ati hari umugabo duturanye ubwo hashiraga iminsi 3 abandi baratangiye waje kungira neza maze angurira amakayi maze nanjye njya ku ishuri. Ati ntabwo nigeze njya ku kigo bari baranyohereje hihuye, ahubwo nagiye kwiga hitwa Igiheke ku kigo duturanye cyane ko nabonaga amatike yo kugihuye nazabishobora. Kagarara yese atangira kwiga kuri Giheke TSS aho yize ibijyanye na software development. Kagarara ubwo yakoraga icya leta kirangiza amashuri yisumbuye yaje gutsindira ku manota meza cyane ko yazanye amanota arenga 57 kuri 60 bakoragaho mu cya leta. Ibi byatumye abona buruse maze yerezwa kwiga kuri RP Ngoma ni mu karere ka Ngoma. Kagarara ibi byasaga naho byongeye kumubera stress cyane ko nta mafaranga yari afite yo kwishura ngo yiyandikishe kuri kaminuza, ndetse ubushobozi bwo kuba muri ghetto bukaba bwari hafi ya ntabwo, cyane ko kaminuza itagira icyo twakita nk'amacumbi yo kubamo benshi mu babimenyereye bita hostel. Kagarara agira ati nagiye kumva numva telefone iturutse mu mujyi wa Kigali rampamagaye y'umusore bitaga Sumani, ni yaranzi nanjye sinari muzi. Ubwo yamamagaraga yambwiye kuzajya i Kigali ubundi tukibana nk'inshuti n'abavandimwe. Ati bisinaje kubishira amakenga nabwo nahise muri codinga maze na nimero ze nziha abavandimwe banje. Ubwo ni nabwo nafashe urugendo maze nerekeza mu mujyi wa Kigali kureba umuvandimwe ntazi ndetse no kureba inshuti ntazi. Ubwo nageraga mu mujyi wa Kigali yanyakiye neza maze ambwira ko namubera umwana mwiza, nanjye sinashidikanya bitewe n'imico myiza nari niyiziho. Ati nubwo uyu mwana yari yemeje umusaraba wo kumpamagara nawe ubwo ubuzima ntabwo bwari umubereye bwiza, ariko twatangiye kuri codinga amavideo agiye atandukanye, ibintu byatumaga abantu bankunda nubwo benshi nubwo bankundaga nkabasetsa, ariko twese ubuzima bwari busa naho ari bubi cyane ko twabasetsaga nyuma yaho tukitwikira inzara yaduhonyoreraga muri ghetto za Kigali. Kagarara ubwo igihe cyo kujya gutangira kaminuza cyageraga, ibintu byo kubona 60,000 byo kwiyandikisha muri kaminuza byabaye ihurizo. Ati ubwo twari twashobewe twagiye kubona tubona ku bw'amahirwe 60,000 byo kwiyandikisha ngo njye kwiga muri kaminuza arabonetse, maze ihurizo risigara rigira riti ese uzabaho ute, uzatungwa n'iki, uzabahe? Ibyo byose byari ihurizo nari ngiye kwikorera. Ati kubw'amahirwe nagiye kubona mbona umwana umwe twiganye kuri TSS Giheke nawe bamwohereje kwigana nanjye aho kuri RP Ngoma. Ibintu byatangiye kuba byiza maze ndamubwira nti iyi noti ya 5 mfite ishobora kuzadutunga ukwezi kose, ubwo twari dutegereje buruse. Kagarara avuga ko nubwo yari icyamamare ndetse n'abandi bagenzi bamufata nk'icyamamare bitamubuzaga gutahira mu nzara yakumuriro we n'umuvandimwe be biganaga kuri RP Ngoma. Kagarara
kuba yakomeza gukina komedi byari bisa n'ibitamworeye kuko muri RP biga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ibi byatumaga ajya mu mujyi wa Kigali buri weekend maze akajya gukinayo filime. Ubwo ikinyamakuru Simbi cyamutumiraga yaje kuvuga iby'amateka ndetse n'inkuru iteye agahinda, maze umudiaspora umwe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera kumubera nk'umubyeyi akamufasha buri kimwe cyose azakenera mu buzima bwa ghetto. Ayiga muri RP Ngoma Kagarara ubuzima bwaje guhinduka, atangira kwamamara ku mbuga nkoranyambaga, ibintu biramutunga ndetse atunga n'abandi binyuze mu rwenya. Ubu kuri uyu munsi Kagarara yahuye n'ibyamamare bitandukanye birimo Diamond Platinum, Aisha Speed, namwe murabyibuka iwacu mu Rwanda, ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye. Nta gushidikanya Kagarara niwe mu content creator wo mu Rwanda uri international, cyane ko muri iyi minsi umuyoboro wa Instagram ndetse n'indi miyoboro ye itandukanye iri kugenda izamuka bitewe n'ibyamamare byinshi biri kwifuza guhura nawe, cyane ko afite impano itangaje. Ni nuko dushoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Nje mwumvaga ndi Rambo na Jacques. Nyaboneka niwanyuzwe n'ibiganiro tukugezaho urasabwa kuba wakanda subscribe. None kandi niba wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe binyuze kuri uyu muyoboro, amarembo arafunguye. Ushobora kuduhamagara kuri 0791 26 26 23 ubundi ibikorwa byawe bigasesekara mu mboni za buri umwe wese ubyifuza ku giciro gito cyane.